gihe ntabwo nzi icyo ugiye gushaka muri Avance erega burya Bibiliya bivuga neza ngo abanyabyaha batekereza nk'abanyabyaha ngo niyo namushyira no mu gihugu cy'abakiranutsi azakora ibyo gukiranira ubundi Avance uba wenda kureba ko umukobwa ari umukobwa uba wenda kureba ko umukobwa uba wakavanse yo kugira ngo bigire bite donc icyo ngicyo hari abahungu bavuga batyo icyakora hari n'abakobwa bafatwa nyine akavuga ataho kugira ngo mbure umugabo natanga Avance ubundi mugira inama nabwira uzakubwira ngo ntazakurongora udatanze Avance uzamwihorera burya nawe nta gahunda bafite. Muraho neza mumeze mute? Meze neza. Twabasuye rero amakuru y'iminsi nzayanja iminsi ntabwo nyazi ariko ndizera ko ari meza. Rero twabwo n'urwenya ubwo nabwira ngo amakuru y'iminsi nkavuga ryewe nzayanja iminsi rwose mwayibaza umuntu twaye umuntu yabaza iminsi. Yego. Ku rundi ruhande rero twifuje ko twagirana ikiganiro kugira ngo wenda harimo abantu benshi baba bifuza kubamenya byimbitse hari n'ibindi bintu by'umwihariko mukunda by'umwihariko mwabanza mutwibwira muri rusange mwavutse gihe ki mwavukiye he byose ko hariho n'abantu benshi baba babyibaza muri mariye abana bangahe byose mugatubwiraho. Nduvaje ibibazo byinshi cyane mugewe bon navutse mu mwaka w'1958 bambwira yuko bari bamaze gutema amasaka bari bararangije mama yacishirije ambwira ko nshobora kuba navutse mu kwezi kwa 8 ariko sinzi aho byavuye bagiye kwandika mu bipapuro nsanga banshyize mu kwezi kwa 5 ngira ngo wenda ubwo bajya kumbatirisha babwiye padiri yuko navutse warangije kubagara amasaka wiyumvuye ko bari bamaze kuyasarura nako bari bamaze banshyira mu kwezi kwa 5 ubwo rero mu byangombwa byanjye handitseho ko navutse tariki 29 z'ukwa 5 58 ariko mukuri nshobora kuba navutse mu kwa 8 cyangwa se ibyo byose ni muri 58 ibyo birazwi ntabwo twabitindaho. Urabizi umva twebwe ntabwo twavukiraga muri maternité ngo babyandike bakubyariraga mu gikari hanyuma n'umunsi n'amatariki ntawo byandikaga. Yego muri mariye mufite abana bangahe se mwashatse gihe ki ubwo impamvu nk'ikibazo nk'iki nkibabaza ndaza kubibabaza nyuma kuko usanga urubyiruko rw'iki gihe ntirushaka vuba nk'icyo gihe mwashatse gihe ki. Nanjye natinze gushaka nashatse mfite imyaka 32 nimariye muri 90 itariki 18 z'ukwa 8 mfite abana 4 nabyaye mu buryo bw'umubiri mfite abuzukuru benshi kuko hari abana benshi twareze kubera ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi ubwo rero abo bose n'abana banjye ntabwo nzi umubare w'abana barereye wanjye bo ni munini ubwo rero nyine n'uwo ngo ndiwe ubundi abuzukuru mu buryo bw'umubiri mu bana nabyaye mfite abuzukuru 2 ndi umusaza. Yego. Ku rundi ruhande ubwo tugiye ku buzima busanzwe ukiri muto nibaza ko ushobora kuba warakundaga umuziki cyangwa imikino kuko hari aho twabonye yuko mukunda imikino mukunda kureba basket n'indi mikino itandukanye ese umukiri n'abato niko byari bimeze? Umwana wese muzima utarwaye utafite ibibazo mu buryo bw'ibitekerezo akunda kwiruka. So nanjye ndi mutoya nakundaga imikino itandukanye nakinaga umupira tukiruka tugasimbuka wano ibya siporo rero ibintu byose siporo zose ndazikunda by the way hari ubwo abantu bibwira ngo wenda umuntu akunda umupira w'amaguru gihe ikintu cyose kimuvinga gitsinda ibitego ndagikunda. No kuvuga ngo icyo gihe wenda kubijyanye na muzika ntabwo mwayikundaga cyane muzika urumva twebwe dukura muzika ntabwo amaradiyo yari menshi erega burya abantu benshi babona igihugu bakibwira ngo na kera niko byari bimeze ariko muzika twebwe ubwo twarabyinaga nyine bya kinyarwanda tugakoma amashyi tukavuza ingoma ariko nyuma tuza kugera aho amaradiyo atangira kwiyongera mu urubyiruko nk'uko bisanzwe. Jewe nakundaga indirimbo cyane narifite ngeze muri university ho narifite n'uradio cassette runini indirimbo zigezweho zose naraziguraga buriya bari abaririmbyi bose kuko twiga na secondaire twajyaga dukunda kujya ahantu hari radio tukandukura indirimbo tugasanga zifite mu makaye usanga urubyiruko ruhara urubyiruko nanjye rigeze kuba muto
ntabwo navutse nshaje. Ku rundi ruhande rero umuntu ashobora kwibaza hari ukuntu umusore umwana arimo kugenda abyiruka atangira kugera muri cya gihe cya adolescence, imyaka mwagezemo mukavuga ati numva nashaka umukunzi ni nk'ingahe? Iby'abakunzi rero byo buriya biragorana. Buriya umuntu wese atangira kurota ibyo gukundana igeze mu myaka 16 17, utangiye kumva umutima wawe urehareha. Ibyo twese twarabigize, ukumva ahantu hari abakobwa batangiye kungana nawe haragukurura. Jewe nagiye muri university mfite imyaka 19, ubwo wari muto cyane. Freedom ubwo yari yiyongereye, tangira kugira inshuti z'abakobwa duhurira kuri campus twigana n'abandi bose. Ariko mu buryo bw'umukunzi rwose bya n'umuntu avuga ngo mfite umukobwa twigeze kuzura twumva ndetse dufite n'umugambi wo kuba twazubaka, ngira ngo twuzuye bwa mbere rwose tukajya twumva ndetse n'uwo mugambi ushobora kubamo. Nari mfite imyaka nka 23. Twe twuzuye n'imyaka myinshi, ntabwo ngewe nuzuye n'abakobwa benshi. Mu buzima bwanjye nuzuye n'abakobwa 2, uwa kabiri niwe narongoye. So uwa mbere twamaranye igihe kirekire twuzura, hanyuma arankatira nyine nkuko nandi bajya babakatira. Yabonaga bamugane w'urubyiruko rw'iki gihe nta kantu ufite yakwiye. Bo n'akantu gashobora kuba karimo, hari igihe ngira ngo ngenda natinze mu mayira bona sindimo kwiga, cyangwa yabonaga udafite gahunda. Ibyo bishobora kuba bifite ishingiro kubera ko jewe ngira ikibazo kimwe, ndatekereza cyane kandi nkagira imigambi, nkagira gahunda, nkagira umurongo. Ubu rero byageze ahantu nyine ntibyahura, bona ndizarira mu mayira, hanyuma haza undi wihutara mu gihano. Nuko byagenze. Nta n'urwango rwabayemo, nta n'umujinya, twabyumvikanyeho nyine dusanga bitarimo guhura. Gahunda ze n'izanjye ntibyahura. Nuko ntabwo byabaye nka bimwe bavuga ngo byandirimbo yakaberuka oya, ntabwo ari ubukaberuka, twabyumvikanye barigendera kuko yari butagayo ntiho. Yego. Ku rundi ruhande rero ni gute mwaje kwinjira mu kwiyemeza kuvuga ati ngiye kuba pasiteri? Byaturutse he? Ese ni uko waba ukomoka wenda mu muryango wa Gikristo, cyangwa byaje ari amahitamo yawe, cyangwa ni famiye yawe bigusabye? Oya, famiye yanjye ubundi ku bw'akavukire nta nubwo bari abaprotestant, twebwe twari abakatolika. Ahubwo famiye yanjye mama, kuko papa we bamwishe muri 1963 muri ziriya jenoside, watise jenoside, ariko nazo zarizo. Twarezwe na mama. Rero mama we yashaka kumba padiri cyane rwose. Iyo mba padiri biba byaramunejeje cyane, uretse ko no kuba pastori baramutengushye. Ntabwo namutengushye, ngira ngo nawe yageze aho ngaho arabikunda, kuko njya mbona yabonye abuzukuru aranezerwa. Ariko yarabyifuzaga ko mba padiri, sinamubeshyira ngo niwe wambujije, ko ari abantu bavuga ngo ababyeyi banjye ntibabishakaga, we yashaka kumba padiri. Nanjye numvaga nzaba padiri. Hanyuma ngeze mu nzira numva ntibikirimo, njya muri university ndiga ndarangiza. Hanyuma mfite imyaka 25 nza gusoma Bibiliya ndakizwa. Ntangira kubwiriza ubutumwa mu babo bitavuga ubutumwa bw'ubushake 90, ninjira mu murimo ari byo nkora byivuga ubutumwa, nkorana n'umuryango witwa GBU w'abanyeshuri bo muri za university. Hanyuma 94 nyobora umuryango w'ivuga ubutumwa witwa AEE kugeza mu 2008, agataho muri 2007 niko nabaye pastori. Ni 2007 ni umuhamagaro w'Imana. Ndumva nta nubwo ari kera cyane. Oya, ngiye natangiye pastori 2007 ngo maze imyaka 13 gusa. Ni gute noneho wenda nubwo urumva nta gihe kinini gishize cyane, ariko mwahise mubi icyamamare vuba? Wabita icyamamare ntabwo yababeshye. Ibyo bwamamare ntabyo nzi, ahubwo niwo ubivuze. Ariko ubajije ngo wabigenje ute ngo bicyamamare, nakubwira ni sinarimbiza ahubwo ndi icyamamare. Ubwo nta urumva yewe hari nubwo abantu bakunda ngo akakubwira ati gihe na planningaga kuzagaragara nkagira gute. Ubundi by nature muri kamere yanjye sinkunda kugaragara. Oya, ndi umuntu ubundi wikundira ibintu bituje, ushobora kwihisha ahantu nkahaba, ushobora kwicara mu rugo nkava mu gitondo nkageza nimugoroba nkumva nta kibazo mfite, ushobora kuba mu cyumba nkamaramo icyumweru nkumva ntacyo bintwaye. Ibyo rero by'ubwamamare ntabwo biri mu byo nkunda, nta nubwo birimo
ariko nabwo byaje uko nguko kuko niko bimeze. Ku rundi ruhande rero ku bijyanye n'umubano mwigeze kuvuga ku kintu cy'umukobwa ushaka atwite wenda mukavuga ati gihe kubasezeranya mba numva nta kibazo, biriya bintu mubisobanura gute mu gihe hariho abapasiteri bavuga ati njye ntabwo namusezeranya? Ibyo ngibyo icya mbere igihe itorero nkoreramo ry'abangilikani nta bwiriza na rimwe dufite ritubuza gusezeranya umukobwa utwite. Ariko ikindi cya kabiri, umukobwa utwite ntabwo ari we, nuko nka wa mugani w'Abanyarwanda bavuga ngo iguruganye umutanyu ngo bavuga ngo niyo yayamaze. Umukobwa utwite si ukuvuga ko ari gusambana kurusha abandi, nta nubwo nibivuga ko ari umunyabyaha kuruta abandi. Akora nk'ibyo abandi bakora, agatwita. Dayeri ndibuka nkimara kuba pastori, abana b'urubyiruko nibo batumye ntafata n'uwo murongo kuvuga ngo ngiye gukaza iby'abakobwa batwite. Naganiriye n'urubyiruko mbabaza impamvu basezerana batwite, ibibazo bahura nabyo. Barambwira ati pastor ntuzirushye rwose, ati kuburiya ati umukobwa utwita ati niba abandi binjiji bati naho muri uno mujyi ati ubu ngubu rwose gutwita atwita injiji, ati abashapushapu batyaye atajya kubikora agatwara agakingirizo, ubundi yaba yanatwise akayikuramo, ati iyo utararenza amezi 2 unywa kanini kavamo. Ati rwose buriya ati bariya batwita ahubwo ujye ubagirira impuhwe. Kizaho ndabona uzi ko abo bana bambwiye ukuri, bariya batwise nzajya mbagirira impuhwe kuko na Yesu niko yaramize. Bariye bamuzaniye umugore ngo bamufasha asambana, bati tukamutera amabera, arabareba aragati ngaho ngo yatangira kwandika mu mucanga, ngo arabwira ngo utarakora icyaha muri mwe ngo nawe ari utera ibuye rya mbere. Ngo bahera kuba abasaza bibwiriza bagenda, hakurikiraho abagabo, hakurikiraho urubyiruko, ngo asigarana n'uwo mugore wenyine. Bivuga ngo bageze aho babona yuko uyu nguyu bafasha asambana, ikosa bari banakoze ntibanazanye n'uwo basambanye. Icyo rero kivamo ikintu gituma yewe ntashyira umugaga mwinshi ku mukobwa watwise. Kubera iki? Impamvu zigera kuri 3. Iya mbere niyo ngiyo ko nta tegeko rimbuza kubikora mu itorero ryacu. Icya kabiri nuko umukobwa watwise si ukuvuga ko ari usambana kuruta abandi, ni ibigeragezo by'umubiri byamubayeho. Kumukoza isoni rero ukamutererana si cyo gisubizo. Icya gatatu nuko hari igihe n'umuhungu wamuteye inda we bamwihorera akikomereza, niba aririmba akaririmba, niba akora imirimo akayikora, umukobwa akaba ari utwara inda, akaba ari uhana umuhungu yigaramiye. Icyo rero yewe byatumye mvuga ariko ubundi gutwara inda nicyo cyaha cyangwa gusambana nicyo cyaha. Ibyo by the way nicyo abapastori benshi batarasobanukirwa ko ubundi icyaha so gutwara inda, icyaha no gusambana. Yewe nanabibwiye n'abantu babwiye noneho niba mushaka yuko nshyira kuba ari n'abakristo bazaga kubinsaba bati ni bwari ariko nawe tugaruriye ku murongo ujye ukarira abakobwa batwita. Ndavuga ntoke yewe sinzakarira abakobwa batwita. Niba mushaka ko mbikora aho kuzana attestation de grossesse ngiye kujya mbaka attestation de virginité. Abari bazajya bandana kuko attestation de virginité nizambwira ngo uyu mukobwa ntiyigeze asambana. Naho kuvuga ngo aratwite, gutwita ntabwo ari icyaha, umwana ntabwo ari icyaha. Icyaha ni ugusambanya. Kandi hariho benshi basambana ntibatwite. Harabigeze kuvuga, haraho nigeze gusoma inkuru ivuga ati kubasezeranya n'ubundi umukobwa utwite ati baba banyorohereje akazi. Ese bamugana abantu ntibavuga ko bishyigikiye? Jewe oya, uzabaza abakristo ba hano. Ubajije abakobwa ba hano bavuga ati niba ari umupastori ugoye kugutwara inda. Kuko iyo atwaye inda ari umukristo n'ubundi usanzwe agaragara aririmba muri korali. Igihano barakizi. Araza agahagarara imbere y'abakristo agasaba imbabazi, tukamubabarira, twarangiza tukamusezeranya. Kuko n'ubundi umurimo wanjye ntabwo ari ugukarira abanyabyaha. None se kuki nakarira umwana watwaye inda, sinkarira abagabo basambana bagasambanya abakobwa cyangwa abagore b'abandi? Kuki uwo mwana watwaye inda ari ugomba guhinduka ikibazo? Umunyabyaha umufata nko gufata abandi banyabyaha. Muri iki gihe uko bucya nuko bwira ubona ko wamugani ininda zitateguwe zigenda ziyongera. Ese nkamwe nka pasiteri ni iyihe nama wenda by'umwihariko muha urubyiruko, by'umwihariko usanga ari bo bantu bajya muri ibyo bikorwa cyane? Ese mwaba inama yo kuvuga ati mwifate, mukoresha agakingirizo, mukoresha niranwa n'urubyiruko, nigisha urubyiruko, ubagira inama yo kwirinda kubikora, kandi baragerageza. Baragerageza rega burya nuko abantu badashaka kubifata uko biri. Burya nta mwana n'umutwara inda yabigambiriye.
bagerageza kwifata ariko ufata nk'umukobwa mwiza ufite abahungu bageze kuri bangahe yananiye uwa mbere, ananiye uwa kabiri, ananiye uwa gatatu, uwa kane wenda akamugusha. Ugomba kubishyira, ni ikintu rero kivuga ngo kwifata byagombye kwigishwa impande zombi, abahungu n'abakobwa. Umuhungu akamenya yuko uyu mukobwa agiye kuryamana nawe ashobora kumutera inda, ukaba responsable wa mugenzi wawe, ukaba umurinzi wa mugenzi wawe, nk'uko Bibiliya yageze kubaza Kayini aravuga ati ndi umurinzi wa mugenzi wanjye. Rero bikubwira ngo nubwo mbibigisha, nubwo mbibatoza, ndabizi neza ko benshi bazacikwa icyo kibazo kikabaho. Ku rundi ruhande hari ukuntu urubyiruko muri iyi minsi iyo bagiye gushaka harimo bavuga ati ngiye buriya ntabwo nashaka rwose hatabayeho ikintu cya Avance. Icyo kintu mukivugaho iki? Ngiye ntabwo nzi icyo ugiye gushaka muri Avance. Erega burya Bibiliya bivuga neza ngo abanyabyaha batekereza nk'abanyabyaha, ngo niyo banamushyira no mu gihugu cy'abakiranutsi azakora ibyo gukiranira. Ubundi se Avance uba wenda kureba ko umukobwa ari umukobwa, uba wenda kureba ko umukobwa uba wakavanse yo kugira ngo bigire bite. Donc icyo ngicyo hari abahungu bavuga batyo, icyakora hari n'abakobwa bafatwa nyine akavuga ataho kugira ngo mbure umugabo natanga Avance. Ubundi mugira inama nabwira uzakubwira ngo ntazakurongora udatanze Avance, uzamwihorera burya nawe nta gahunda bafite. Ese wa mugani hariho wenda nk'abantu ku bintu bijyanye n'abashaka gushakana bakumva ko Avance ngo ari ngombwa, tuvuga ati se si icyaha. Hari naho mwari mwabisobanuye icyo Bibiliya bivugaho yuko n'ubundi umuntu niba wamushyira ahantu ari umunyabyaha, niba aba hameze gute atekereza nk'umunyabyaha cyane. Kuko urumva hari igihe umuntu akubwira ngo Avance ngo biterwa n'iki. Noya Avance niba umuhungu abwira umukobwa ngo sinshobora kukurongora utampaye Avance, ibyo ni manipulation, mbese no gushaka kumushyiraho igitutu n'iterabwoba. Ariko ubundi nta kintu mbona, simbona icyo burimo gusogongera. Ku muntu ntasogongera, umuntu azaza ari umuntu uko yanganaga niko azaza angana, nta tubanuka, nta biha, nta n'isukari wongeramo ngo arusheho kuryoha. Nta mpamvu yo kwaka Avance, nta mpamvu yo gusogongera. Ibyo rero reka umuntu abihuze n'ibihe by'ubu, usanga wa mugani urubyiruko rw'iki gihe harimo bavuga ati wa mugani ibyo bya Avance ese kera ntibyabagaho. Harimo n'abavuga ati urubyiruko rw'iki gihe rwishora mu ngeso zitandukanye mbi zirimo n'ibyo n'ubwo busambanyi. Ese kera mwe byabaga bimeze bite? Erega biriya nta gihe bitabayeho, kuko no mu Rwanda rwa kera rwa basogokuruza niba harabaho kohera abakobwa batwite, nuko nyine inda zabaga zabayeho kandi zitateganijwe nk'uko bivuga muri kino gihe. No mu gihe cyacu zarabaga. Ibyo nta na rimwe isi itigeze imera gutyo. Nuko abantu iteka twumva ko kera byari byiza kuruta uko bimeze ubu. Yego kera ntabwo umubare wabaga munini, ariko nabwo byaterwa n'uko igihugu cyari giteye. Urabona nko muri kino gihe ubu Kigali ifite abaturage barenze 1.5 miliyoni cyangwa miliyoni babirirwa mu mujyi. Muri iyo 1.5 miliyoni harimo abakobwa bagera ku 600,000 700. Ubwo n'abagore mbashyizemo. Bikubwira ngo rero niba hari abakobwa bibana bari muri ghetto nk'uko musigaye mubyita, hari n'abandi bahungu hirya yabo nabo bari muri ghetto batabana n'ababyeyi, kuko uko umubare w'abantu bataba mu rugo wiyongera. Mu gihe cyacu abakobwa benshi ntibigaga, babaga bari mu rugo. Umukobwa uri mu rugo utaha iruhande rw'ababyeyi n'umukobwa uri mu mujyi wicumbikiye uturanye n'abahungu bicumbikiye ntabwo ari kimwe no mu gihe cyacu, aho umubare munini. Urabizi yuko kugeza muri za 1994 abantu bize university mu Rwanda ntabwo bari barenze 1,100. Donc umubare munini w'abantu ntabwo wari warize, ntabwo wabaga mu mujyi, ntabwo wabaga kure y'imiryango kwa. Rero bikubwira ngo hari impamvu. Hari abantu bakubwira ngo kera baritondaga, ntabwo bitondaga, ahubwo kera bari mu rugo. Noneho umubare ubushobozi bwo gusambana ukagabanuka. Nta wundi zo kuvuga ngo bitondaga kuruta. Ntagiye abantu uko batekerezaga kera n'ubundi ko batekereza. Harimo abajya bavuga ati urubyiruko rw'iki gihe rwarananiranye. Ese mwe mu bivuga iki? Rwananiye ndetse niko babivuga ngo urubyiruko ngo imyambarire ngo ibiki ngo ko rwitwara cyangwa kera ni nk'ubu. Ahubwo buriya icyo mbona reka nkubwire, iyo nitegereje wenda nuko mfata umwanya wo kubitekerezaho cyane, urubyiruko ruzahora ari urubyiruko
urubyiruko rukunda guhindura ibintu, urubyiruko rukunda kugenda ukuntu, urubyiruko umunsi umwe agenda yihengetse. Kera wayihuraga n'umuhungu ukabona yarihengetse agendera ku ruhande rumwe, ejo mahoro ubundi muri kino gihe baba bamanuye ipantaro, bwacya mu gitondo ugasanga yatewe imifuka 40 ingahe, abandi bambaye ipantaro zicikaguritse, abandi barayideravye zimeze nk'izishaje. So ni ibintu burya abantu bakiri batoya baba bashaka ibintu bihinduka, baba bashaka ibintu binyeganyega. Birya mbyita ubusazi bwo buto igihe cyose bwabayeho n'ubu baracyaho. Niyo mpamvu no mu gihe cya basogokuruza bagiraga n'imigani bikwereka bavuga ngo iyo ugendana n'urubyiruko ugendana ubwungo, bivuga ngo baravunagurika, baba basimbuka, bakora amafuti kugira ngo navunika rwose, ugendana ubwungo kugira ngo nihavunika umube hafi uze kumukanda. Niyo mpamvu nabo ngabo nyine mwavugaga ngo batware inda, yewe ngendana ubwungo kuko ngendana n'urubyiruko. Ugomba kwakira ko ari urubyiruko, kandi buriya iyo bakoze amakosa ukabakunda ntubate, nibyo biguha pawe yo kubahindura. Harimo abantu rero bajya bavuga ati inkwano buriya ku mukobwa ni ikiguzi, ese ibyo bintu bivugaho iki? Abandi bakabona kwa mugani bakavuga ko hariho n'abavuga ati abagabo barabuze, hariho n'abakobwa babagura. Ibyo bintu bibiri mu bivugaho iki? Twitwariye rimwe. Reka mpere ku nkwano. Inkwano rwose uwangirira neza uko iteye uno munsi nayikuraho. Kubera iki? Buri munsi iragenda yongera. Ugira gutya ugasanga umukobwa bati ugomba kuzana ngo inka yifata rembo. Wajya gusaba nanjye njya mba umukwe mukuru bati yifata rembo, bati 500 yamaye. Bati kandi uguzongeraho n'inkwano, bati iyo muzazana miliyoni ni yamaye indi. Ese ukibaza twebwe, jewe ndongora reka nk'urugero, jewe ndi umunyamutara, ndongora kwa data bukwe bari bafite inka, ni wacu dufite inka. Nakubise inyana 2, imwe iherekeza indi, kandi ubwo indi barayitugarurira inyana imwe. Ariko ubu ngubu umuntu aragenda akavuga ati inka niba ukoye inka aturazana 3, ati wongereho nifata rimwe. Ibyo bintu dusigaye tunyaga, ntabwo turimo gukosha, turanyaga. Icyo rero noneho ubwo hajemo na monetization, uzi kubona abantu bicaye barimo guciririkanya amafaranga hejuru y'umuntu. Inkwano yataye agaciro. Abavuga ko ari ikiguzi ntabwo babeshya. Yataye agaciro. Oya simvuga ko ntabwo banabitekereza gutyo ngo bavuge ngo ariko reka nkubwire navuga ko ari ikiguzi, nabyo nshobora kubyemera. Uragenda ugasanga umukobwa, ukumva umuntu arakubwira ngo umukobwa wacu afite masters. Ese niba afite masters ni ngombwa yuko mukwa 5 miliyoni ngo nuko afite masters, ngo ufite lisansi turamukwe 3, ufite masters. Biba byahindutse ikiguzi. Ubwo umuntu abaguze masters biba byahindutse ikiguzi. Rero niyo mpamvu mvuga nti kubera ko abantu bayitesheje agaciro wayikuraho. Ngo babandi bashingira ku muco cyane nibazabona yuko bishe umuco. Nubundi wapfuye umunsi dutangira guciririkanya. Jewe aho kugira ngo ntunge umuco wanduye wacuye nawukuraho. Nkuko umwenda iyo umaze gucuya wanduye urawujugunya, n'ibindi nabijugunya. Ku bakobwa baguranga abasore, ariko se iyo umuntu ashonje agura icyo akeneye. Abahungu urumva, jewe rwose ibyo nta nicyo nabivugaho. Urumva niba umuhungu yishyize on market, bakavuga ati jewe au plus of fra uzazana menshi azantware, ubwo nyine he's on sale. Ubwo abashaka kumugura bazamugura, jewe nta kibazo mfitemo. Gusa umuntu waguze burya yataye agaciro nawe. Ese nta cyaha ukoze? Oya, kugura umugabo kiri kugiye kumucuruza. Nabundi gusa jewe ndabiseka. Reka mubwize ukuri, jewe uri umuhungu ukambwira ngo umukobwa azakugura, nahita nkushyira muri kategori y'imbura mumaro. Nawe rensha n'uyu mukobwa ukuguze ntacyo atwaye, ntacyo yungutse, yari ishobeye gusa. Umugabo w'umugurano koko, uzi umuntu bagomba kugura ubu muguze ngo azakumarire iki? Oya. Ese Revera, igikorwa cya Miss Rwanda murakibona mu kivugaho iki? Nzi ko hari n'umukobwa wanyugeze kuba Miss muri UR, oya no ku rwego rw'igihugu yarazamutse asigara ahagararanye na Miss. Oya biriya ni imikino y'abana na mubifata nk'imikino umva. Hari na mwene wanyu w'umunyamakuru twarahuye ubwo twagiye muri Miss
n'umukobwa wanjye yari arimo kuri campus ngaramubwira ngo pastor ngo nawe waje kureba Miss Ntoya ntinaje gushyigikira umukobwa wanjye ngo umukobwa wawe nuriya wabaye Miss ngo ngo uriya mukobwa n'uwawe ese warebye ubona ndi mubi ku buryo ntabyara umukobwa usa kuriya ariko reka nkubwire biriya mbifata nk'imikino y'abana gusa kubera ko ikintu abantu bakunze bakagiha agaciro sinjya nkitindaho cyane ko nta kibi kibamo kibiriya nta kibi kibamo rwose cyo mbishyira mu mikino y'abana nk'uko bakina basikete bagakina volley bagatwara igikombe biriya ni imikino y'abana uzandebe ko ari ba misi b'abakecuru babaho ntabazahira ni imikino y'abana nta kitwayiriye ntabwo nyitindaho cyane. Ku rundi ruhande muzika ya gikristo mu Rwanda muyibona gute? Muzika ya gikristo imeze neza rwose, indirimbo ni nyinshi zirimo ndazikunda ndanazumva, gusa wenda ntihaha ntigabura nka muzika yo hanze, ariko ubundi imeze neza. Harimo abavuga ko abahanzi baririmba indirimbo za gikristo baba badakwiye kwishyuza ibitaramo, icyo kintu mwe mukibona mute? nta kibazo mbonamo kuko nitwe tubitera. Umunsi tuzabwira tuti noneho mwe mujye muza muririmbira ubuntu. Reka nkwereke impamvu mvuze gutya. Iyo ugiye muri Amerika ari cyangwa muri za Australia cyangwa mu Bwongereza, harimo rwose abahanzi b'indirimbo nka ba Don Moen, abitwa ba Cliff Richards n'abandi na ba Darren n'abandi baririmba, ariko kubera ko muri biriya bihugu umuhanzi yahawe agaciro. Iyi itorero rimutumiye ibunaka ngo azaze kuririmba yizihiza igitaramo, bamuhereza amafaranga rwose, bakamusinyira sheke ye, akazaza baramaze kuyamuha, akaza akaramya Imana ko nawe agomba kubaho. Jewe rero bira ntabwo mbibonamo ikibazo. None se niba yorganije igitaramo abantu bakaza bakagura amatike cyangwa bagatura bakamushyigikira, agashobora gukomeza uwo murimo, nawe agashobora kugaburira umuryango, nawe agashobora kubaho. Jewe bira ndanabyemera, ndanabishyigikiye cyane. Nka Revera muvuga iki ku bijyanye, hari muri ibi bihe hari abavuga ngo hariho indirimbo abahanzi bacu nyarwanda by'umwihariko barimba sekura baririmba ngo ibishegu, harimo ababiririmba, biriya bintu mubivuga hirya cyane. Biriya jewe biriya ni uguta umuco, nagiye nanjye ndabyemera, kuko hariho indirimbo wumva kumva ko se uyu nguyu arimo arigisha icy'abantu. Ubundi jewe nize ibintu by'ubuhanzi, zikwandika amakinamico, kwandika ibitabo n'ubuhanzi, uretse ko indirimbo ntaba muri iyo zone, ariko nzi uburyo babikora. Ubundi umuntu ukora ikintu cy'ubuhanzi yagombye kuba afite icyo ashaka kungura community, yagombye kuba afite icyo ashaka guhindura mu bantu, yagombye kuba aryohereza baganisha mu byiza. Ariko iyo umuntu atangiye kuririmba ibintu by'ubusambanyi, akaririmba ibintu byo kwambara ubusa, ambara ubusa ndebe gira gute, bene ibyo ngibyo numva ari ibintu bya cheap cyane, biri hasi. Hari indirimbo ujya wumva se koko nawe ukumva ko irimo ibishego? Ntayo nenda kukubwira, ariko zirahari yewe, kuko jewe numva radio, nta nubwo numva radio za gikristo gusa, kuko mba nkeneye kumenya uko isi itekereza, uko imeze, ari iz'icyonyi, ari iz'abanyamahanga, ari n'iz'abanyarwanda, zirimo rwose. Nanakura muri repertoire nkavuga n'izi ngizi, mfite radio yanjye iyi ntiyagicaho ko ntacyo yungura. Ese si mwabona ko wenda hariho ingaruka nziza z'amajyambere n'ingaruka mbi z'amajyambere bitewe na modernization i Burayi, Amerika? Ariko buriya hari ibintu abantu bavuga ngo ni ingaruka z'amajyambere, ahubwo nibwira ko amajyambere ahindutse amajyanyuma. Iyo umuntu atangiye ugasanga arakubwira ko amajyambere ni ugusambana, amajyambere ni ukuvuga ibidakwiye, amajyambere ni ukwambara ubusa, nibwira ko burya igihugu cyose nuzasoma amateka y'isi, iteka ryose y'isi yatangiye gutakaza fibre morale, mbese ibintu by'ikinyabupfura, ibintu by'imyitwarire, iyo byatangiye gusubira inyuma, burya n'abantu baba batangiye gusubira inyuma. Ku buryo rero ntabwo nibwira yuko biriya nabishima ngo ni amajyambere, ngo utabirimo ngo yasigaye inyuma, biriya ni amajyanyuma. Umuco n'imyemerere y'idini byaba bihurira he? Hamwe biragongana, ahandi bikagendana, nuko bimeze. Kuko hari iby'idini buza, ariko umuco ubyemera. Hariho iby'umuco ukunda, idini byanga, ariko hariho n'ibyo bihuriraho. Niba ufashe umuco bakabwira ati gukundana, gutabarana, gufatanya, ibyo idini birabishyigikira. Hariho niba ugeze ahantu nko mu muco bakakubwira ati kazanura, guhungura, no guhambuka, burya guhungura no kugira gute?
nihumva uzabanza ujye kwiga ikinyarwanda. Yego. Iyo umugore yapfaga hanyuma wenda nka muramu we akamutwara akamugira umugore we byitaga guhungura. So ibyo akunda kamenya. hari uretse ko byo niyo urebye muri bibiri usanga hari iby'Imana yemeraga, nanjye njya nseka ndavuga ni mu mategeko ya Mose bari bemeye guhungura baramu babo, cyane cyane iyo umuvandimwe yasigaga atarabyaye, ariko si ibyo ninda kuvuga. Donc hariho ibintu umuco ukora idini yanga, hakabaho n'ibindi rero bihuriraho bigahura bikajyana. Hariho n'abajya bavuga ati se kera wa mugani ba Mose ko bashaka abagore becungwa akatubwira ngo dushaka umwe. Ariko Imana irabisobanura ikavuga ngo icyatumye bareka ngo bakore ibyo ngibyo ngo nuko imitima yabo yari inangiye. Niko Yesu yababwiye ngo ubundi Imana irema ngo yaremye umugore umwe ku mugabo umwe, ko yifuzaga yuko babana neza bakabyara abana bubaha Imana. So icyo ngicyo cyo by the way burya no by human nature, ukurikije na kamere y'umuntu, nta mugabo ukunda gusangira umugore we n'undi muntu, nta n'umugore ukunda gusangira umugabo we n'undi mugore, burya uretse kubyihanganira ubundi ntabwo ariko Imana yaturemye. Hari bidasangira. Uzambwire niba we byagushimisha. Ntashwe. Bavugaga ko mu kanya mwatubwiye ko nta muco mubona ukibaho. Oya, ntabyo nigeze mvuga. Mubibona mute? Kuvuga ko umuco bavuga ko umuco ngo wacitse, mubibona gute? Oya, ariko burya ibintu abantu bitiranya ibintu. Umuco wacitse ni uwuhe? Hari ibyahindutse mu muco, ariko burya umuco nawo ubu ko nasaga nkiri umwana siko nsuye umunsi. Narakuze, nameze imvi, nazanye iminkanyari, n'umuco ni kimwe. Umuco ugenda uhinduka. Niyo mpamvu navuze ni umuco ushobora gucuya ukandura. Iyo umuco wanduye ukabona urimo urajya mu bibi, icyo gihe ibyiza nuko wanawureka. Naho umuco wenda ubwo nabivuze igihe twavuga ku by'inkwano, umuco w'inkwano waracuye waranduye, ariko hari ibindi bikiriho bisima. Ntabwo ari umuco ugiramo uduce twinshi. Hari ibigenga imibanire y'abantu, hari ibigenga imikorere y'akazi, hari ibigenga imiturire, hari ibigenga ubundi umuco ugenga ibintu byose tubamo. Ntabwo rero bavuga ngo umuco waracitse kuko ibyo bintu biba bigihari, ahubwo biba byarahindutse. Imyambarire ya bikini mu minsi yashize yavugishije benshi ati imyambarire atishwi, abandi ati ni sawa. Iriya myambarire mubivuga iki? Imyambarire ya bwoko ki? Ya bikini. Imyambarire ya bikini, ubundi bikini zifite aho zagenewe. Ntabwo zagenewe kugenda mu muhanda. So nuhura n'umukobwa wambaye bikini mu muhanda aba yibeshya igihe n'ahantu. Ariko imyambarire ya bikini abazakubwira ko ari byengo bakunda kureba amaguru y'abakobwa, abazakubwira ko ari bibi bakunda decency, bakunda ibintu bikozwe mu buryo bukwiriye. Ubwo najya muri iyo kategori ya kabiri kubera yuko nk'umupastori ukumva umukobwa agenda mu muhanda yambaye bikini rwose ni urukozasoni. Ikintu kijyanye n'ubuhemu kera abantu batinyaga guhemuka bitewe n'igihango cyabaga kiri, ariko ubusanga benshi nta kintu bibabwiye. Mubivugaho iki? Ariko ibyo bintu ninde wabibabwiye? Rero buriya hari ibintu muvuga ngo abantu batinyaga ubuhemu. Umva, uzasoma amateka y'u Rwanda. Ngewe hari igihe mumbwira ngo kera ntibahemukaga, nk'umva uzasoma amateka y'u Rwanda uzasanga kera barahemukaga, bakagambana, bakabeshyerana, bakagira bate, abanyabyaha bamye abanyabyaha gusa. Ntabwo abantu babishimaga, ariko ntibambwira ngo ntibahemukaga. Barahemukaga se ntibahemukaga? Uzasoma amateka y'u Rwanda uzabibona yuko bahemukaga. Ni ushaka kubimenya, kuko buriya niba umuyobozi ashobora guhemukira undi akamubeshyera, akamunyagisha, akamubeshyera, bakanamwica, guhemuka kurenza uko nukuye. Rero iyo mumbwira ngo kera ntibahemukaga, niba imfura zarahemukaga ubwo hasi byabaga bimeze bite? Nuko bakera ubwo niba barabahemu cyane kugereranyije natwe. Oya, iteka ryose reka nkubwire, ntabwo njya nkunda gufata abantu ngo mvuge ngo kera bari beza ngo none turi babi. Iteka ryose habaho abantu beza n'abantu babi. Kera hariho abantu beza n'abantu babi, n'ubu hariho abantu beza n'abantu babi. Kera hariho abantu b'imfura bafite umuco, n'ubu hariho abantu b'imfura bafite umuco, hari n'abatawufite. Igihe cyose nuko bimera. Ariko nibyo bisobanura isi buriya. Isi niko iteye. Erega buriya niyo biragaruka, niyo mpamvu nkunda umurimo wanjye wa gipastori. Burya gusobanukirwa neza yuko umuntu ari umunyabyaha, ariko muri we ntabwo ari dayimoni. Harimo ishusho y'Imana ariko yandujwe n'icyaha. Bizagufasha kumva impamvu abantu bakora ibyiza n'ibibi.
naho ubundi kera twari abanyabyaha n'ubu turi abanyabyaha, hari abantu beza n'abantu babi, na bya bindi by'amoko bajya bavuga ngo abangongo ubu bwoko ngo no, nta bwoko bw'abantu babi gusa bubaho, nta n'ubwoko bw'abantu beza gusa bubaho. Uzagenda ujye mu bazungu usange abazungu beza n'abazungu babi, ujye mu birabura usange abirabura babi n'abirabura beza, ahubwo nyambwira abantu waza kora isi y'amoko abiri, iy'abantu beza n'ababi, noneho tukajya tujogora tukavuga ngo abeza mu gihe hariya ababi mu gihe hariya, hanyuma ikibazo kirakemuka. Ese buriya mubona ku bwanyu kugira ngo umuntu agire umutima mwiza cyangwa mubi abikura kuko aho akomoka ku babyeyi be cyangwa nuko yabayeho? Hari factori nyinshi zibitera. Iya mbere naho uvuka, kuko iyo uvukiye mu muryango w'abantu bagutera umwete wo kuba mwiza, niba urukurana izo ndangagaciro. Icya kabiri naho ukurira, aho wize, abo mwaturanye, influence yabo. Icya gatatu nibyo wize, niba ugiye nko mu itorero, nk'ubu ngubu ugiyewe ndi umurokore, ndi umupasitori, nkasoma Bibiliya, nkumva yuko ngomba kugira indangagaciro zishingiye ku Mana, zanga icyaha zigakunda ibyiza, bigenda bimpindura. So hari ibintu byinshi rero biduhindura, rero nibyo twanyuzemo, ibyo twanyuzemo, ugahura n'umuntu akaguhemukira ukavuga ati sinzahemuka ko nabonye uburyo guhemuka ari bibi, n'ibindi. Hari noneho ibijyanye no kuba hari ibintu bigize umuco bitandukanye, harimo kuba kwivuga, gukama, kugira gute. Muri ibyo bintu mwe mukunda iki? Mwakuze mukunda iki? Ese ni ibihe mwaba mu gikorwa ngo bijyanye n'umuco? Bijyanye n'umuco, erega burya umuco ni munini. Ntabwo nabwira umuntu ngo ni nk'umuntu wakubwira ngo ku mubiri wawe ngo ukunda iki. Igihe umuco nkukunda mu muco, nkukunda muri context y'umuco, biterwa n'icyo wambwira uti muri entertainment ukunda iki, mu mirire ukunda iki, mu mibanire n'abandi ukunda iki, mu mitegekere ukunda iki, kuko urumva ibyo bintu byose bigengwa n'umuco. Ntabwo rero nakubwira ngo nkunda iki cyangwa nkunda kiriya. Kugira ngo umuco nyarwanda usigasirwe mubona hakorwa iki? Kubanza kuwiga neza, tukamenya ibyo twakuramo n'ibyo twakongeramo n'ibyo twareka. Kuko abantu benshi urumva barabwira ngo umuco wacu, nkabwira ngo umuco wanyu muvuga n'ubuhe. Ese ubundi muzi n'icyo ari cyo umuco muvuga n'ubuhe? Kuko umuco nkuko nakubwiye, umuco ugenga imiyoborere, umuco ugenga amategeko dushyiraho, umuco ugenga imisengere, umuco ugenga imibyinire, umuco ugenga imirire, umuco ugenga imyambarire, umuco ugenga n'imicungire y'ibintu, burya nayo iza mu muco. Iyo umuntu akubwira ngo umuco unuwuhe, kubanza kumenya izo components zose, ibyo bice byose by'umuco, ukamenya ibyo ukwiriye kugumana kuko bikugirira umumaro, n'ibyo ukwiriye gukuramo kuko bitakigufitiye umumaro. Nicyo cyadufasha. Ariko abantu benshi bumva bavuga muri rusange ngo umuco wacu, nkabwira ngo umuco wanyu muvuga n'ubuhe. Rega nk'urugero rutoya, twigeze kugira ikiganiro n'abanyamakuru n'abandi bavuga ngo hari haje ikinyamakuru cyitwaga cyakundaga gusohora amafoto y'abakobwa bagaragaza amabere bambaye gusa, cyitwaga ngo ikinako. Noneho tuza gukora inama n'abantu bo muri RBA n'abandi dushaka kwiga n'ibyo bintu atari ikibazo. Hariho umuntu waravuga ati ariko ibintu muvuga ngo bishe umuco bishe uwuhe, muzajye muri mize. Aravuga ati muzazijye muri mize muri Abanyarwandakazi kera nta kibazo bagiraga cyo kwanika amabere. So niba muvuga umuco nuwo mu kihe gihe, nuwazanywe na Kiliziya Gatolika n'Abayisilamu, nuwo wa kera nuwuhe. So burya umuco ugomba kubanza ukareba ko umuco ugenda uba dynamique, ukagenda uhinduka, ukamenya ikirimo, ukamenya n'icyo ugumana, ukamenya n'icyo ukuramo, ukamenya n'impamvu gikuyemo n'impamvu cyongeyemo. Ubwo tugarutse gatoya, nigeze kubona ko mwakunze cyane ikipe ya Manchester, Liverpool, ngo mwize no hafi yaho, hari ukuntu mwayikunze kubera n'izo mpamvu, na Barcelona urukundo rwayo rugeraho, ariko sinigeze mbona mu Rwanda ikipe mufana. Sinigeze mbona match na mugati match yongeye kwireba numva merewe neza. Wabanjije ukambaza aho mpagaze ubu kuri ayo makipe. Nta kibazo. Ubwo twahageze. Uriya Liverpool haracyari akantu gake kubona Klopp hari icyo yakoropye nyine yatunganya ibintu. Jewe ubundi nta kipe nyamfana. Daire ni warakurikiye n'icyo kiganiro ubwo waba warabibonye ko jewe nta kipe nyamfana. Mfana umupira mwiza. Iyo kipe ikina neza rwose ubwo nshobora no kujya muri match
nka Liverpool wenda yakinnye na reka ndebe ikipe wenda muri no minsi iryana nkuko mujya muvuga wenda ikaba yakinnye na Bayern noneho bakina Bayern ikayirusha umukino uryoshye sino kuvuga ngo ikayitsinda ko ushobora gutsinda ikipe ariko yakurushije umukino uryoshye uwo munsi yo bayirushije ndavuga ngiye ndafana bariya nibo barimo gukina umukino ko hari ubwoko bw'umukino nkunda jeu d'équipe nkunda jeu rapide donc umukino ubona kabisa uri dynamique wihuta niyo mpamvu nko muri no minsi Liverpool rwose buriya ubu niyirimo buriya kera nakundaga Maniyo kubera ko nayo yigeze gukina bene uwo mukino na Barca murabizi muri no minsi iri muri nta kigenda wenda izongera yironuvore ubona Coman arimo kugerageza nahundi gihe nkunda umukino mwiza ntabwo nkunda amakipe rero wambaza ngo mu Rwanda kuki nta kipe nigeze mfana nta kipe turagira iri consistent mu mukino mwiza ngo ubone ni ikipe izi gutoranya abakinnyi ibashake ijye muri mercato igura abakinnyi beza izi batoze iborganize bakora ikipe iryana usanga dufite amakipe twebwe ariko buri kibazo cy'umukino wo mu Rwanda ntabwo turi abasportifu cyane ni muri Afurika cyangwa twese muri rusange gihe ndivugira mu Rwanda kuko niho mba twebwe dushaka gusarura aho tutabibye si uko mu Rwanda tutagira abakinnyi bazi gukina ahubwo twebwe ushaka turi ba Rutemayeze dushaka ngo tubone umukinnyi uri ready made ariko tutarigeze dushyira imbaraga mu kumukora donc ugenda uzamura umwana umutoranye umutoze umukuremo umukinnyi unagurishwa usanga ntabwo ibyo tubifite ntabwo turagira ikintu gishobora kuntera excitement ko gihe kintera excitement mu mukino no kudevelopa abantu ntabwo rero ndabona tuzamura abantu tugira amakipe ariko ntabwo tuzamura abantu ariko ibyo ni imitekerereze yanjye kandi mbivuga mbizi kubera ko gihe nabaye coach wa ikipe ya atletisme mfitemo brove y'abakoci buriya gihe nibitseho ibintu byinshi njya mvuga ko ninjya muri retirement nzashaka ikipe ya atletisme nzajya ntoza kuko hari gihe ndeba ukabona nk'iyo habaye nka za Jeux Olympique nkumva nkabona ko ni ryari drapeau y'u Rwanda nzayibona izamuka abantu bagiye rwose bafite ikipe ikagenda nayo igashininga ikagaragara kuko birashoboka kera basogokuru basimbukaga urukiramende rw'imetero 2 ubu watuzanira abasaza bameze nako abasore bameze nkuko basogokuru bari bameze bakajya bagenda gasimbuka imetero 230 muri hoteli twazana imidari kuko biri no mu muco wacu ibyo rero wumva ariko reka ibyo tubyihorera ndi pastor bya sport mu kwigira neza asabwa muzakora iki icyo gihe wambajije n'ubusa ntacyo n'ubu mwigira neza mu bigenza buriya kwigira neza rero ntabwo ari gukora ibintu bihambaye kwigira neza nuko uzi gusaza udafite iminkanyari ugasaza udashaririye ugasaza ukunda abantu ugasaza ukunda igihugu ugasaza ukunda Imana ugasaza ugira umumaro kugeza ku ndunduro kwigira neza kuri gihe hasigaye ukiyitaho ugakora siporo kugira ngo we gusaza ugagaye ukarya iby'abasaza ntujye kurya iby'abasore n'ibindi nk'ibyo ngibyo ubwo rero Imana ni impuborame ariko uzaze kubimbaza naramaze kujya muri retirement sicyo cyiza ariko revera harimo abajya bavuga ngo kunywa inzoga si icyaha icyo kintu mu kivuga hiki ibyo ni akazi kabo icyaha ngo ni ugusinda biterwa n'aho ahera ushingiye kuri Bibiliya ubundi icyaha ni ugusinda kunywa inzoga byo biriho icyapa kivuga ngo attention ariko uri umurokore w'umunyarwanda kunywa inzoga ni icyaha w'umunyarwanda ariko w'umunyarwanda wo muri East Africa direct kuko buriya na Uganda na Tanzania ariko hari ibihugu wowe ugiye nko muri Amerika no mu Burayi biratandukanye na za Western Africa rero nakubwira ngo twebwe kuko turi abarokore dufite umuco wa kirokore wo mu Rwanda ni nka bya bindi twahoze tuvuga by'umuco yego iyo unyoye inzoga ubigisitaza kuri mugenzi wawe icyo gihe bikubera icyaha ku bijyanye rero harimo abavuga ati Bibiliya harimo abavuga ngo yahumetswe n'Imana ubwo namwe muratubwira ko mubizi harimo n'abavuga ati Bibiliya rero buriye yanditswe n'abahanga njyewe umugisha mfite nize ibitabo byinshi njyewe nize lettre muri université
abanditsi b'abafaransa bakomeye narabize, abanditsi b'abaratini mu iseminari narabize, abanditsi b'abagiriki narabize, abanditsi b'abongereza narabize, yewe n'ab'abanyarwanda. Ikikubwira ko Bibiliya itandukanye n'ibyo bitabo, nize complete works za William Shakespeare zingana gutya. Ni igitabo kiri thick kingana gutya. Twarakize nkora Shakespeare 1 2 3 ndazirangiza n'ibindi ntabwo byigeze bihindura ubuzima bwanjye. Buriya Bibiliya impamvu je nemera yuko yahumetswe n'Imana, nta muntu uzicara muri Bibiliya ngo ayisome atari ukuyiga ngo abone amanota. Ayisomye gusa kuko ayikunda, nkuko nyasoma Roma ngo isige gitamuhinduye. Buri ibintu by'Imana ikizakubwira ko ari iby'Imana bihindura aho bigiye. Nikizakubwira umuntu ufite Imana aho agiye harahinduka, kuko Imana aho igeze harahinduka kandi hakaba heza. Rero Bibiliya ni itandukanye n'ibindi bitabo. Ahubwo abantu benshi ntabwo babizi, kandi yirabikubwira kabwira ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Ese Revera, harimo abavuga ati kuba umukobwa yagenda agaragaza ikibero cye nta muco yishe. Mwebwe ibyo bintu iyo mumubonye muravuga ati wa mukobwa wishe umuco, mumubona mute? Icyo ni ikibazo kibajije nabi. Ese agaragaza icyo kibero agamije iki kugira ngo yunguke iki? Icyo ni cyo kibazo wagombye kwibaza. Ubundi ibintu byose twagombye gukora wagombye kubikora uvuga ngo ariko ibi ngibi iyo mbikoze binyungura iki, byungura iki abandi. So niba uzi yuko kuko ngira umugisha ngiye nandika memoire yanjye ya Université i Butare nayikoze kuri icyongereza cya publicité. So nagomba kwiga psychologie ya publicité. Buriya mode yubakira ku byaha. Baba bazi ngo umukobwa yagaragaje itako abagabo bararireba, kuko mu buryo Imana yaturemye tureba ibice runaka by'umubiri w'abagore bikadukurura. So nyamukobwa niba ushaka gukurura amaso y'abagabo, none se urayakurura bakwirukanka inyuma nk'inzuki zirukanka ku buki ngo bamarire iki, bakumarire iki? Nta mpamvu. So jewe icyo nkiritika si umuco wapfuye, kuko n'ubundi umuco utagufitiye umumaro ntacyo ubumaze. Icyo nkiritika ni icyo kiri kuvuga ngo ese ubikora ugamije iki, wunguka iki? Wazi no kuvuga ngo agamije iki, ahubwo iyo umaze kubikora wunguka iki? Yego abantu barakureba, ariko se bamaze kukureba bikungura iki, bibungura iki? Yego. Umusore ufite dread, umusore ushyira iherena ku matwi, mumubona mute? Mubona nabi. uretse yuko jewe kubera bya bintu nakubwiye biriya by'amadrede by'amaherena ku matwi mbibara mu busazi bw'ubuto. Kubera yuko buriya iyo abantu bakiri bato, niga mu Bwongereza muri 86 hari umwana twabanaga abyuka mu gitondo umusatsi we yawuhagaritse, yashyizemo ibintu bituma uhagarara ukamera nk'ibyatsi. Noneho ateramo amabara ubundi ataba ku mubiri w'umuntu, ashyiramo ibara rya green hano hagati, ashyira na za mauve hano ku rundi, hano hashyira irya purple, mbese ryenda kuba nk'umutuku. Umwana duhuye mu gitondo twaritekeraga mu gikoni, ndavuga ni yamaye ibyo byagenze bite? Aturumva ati nari ndambiwe kutagaragara. Atari ngo everybody sees me, ko twari kuri campus ari abanyeshuri benshi. Ndavuga so uyu mwana yakoze ibingibi kugira ngo nibura agire visibility, bamubone yuko asohoke mu bandi, mbese abe particular. Buriya rero n'abandi hari igihe abikora kugira ngo agaragare. Buriya umunsi azamara kubihararuka azabikuraho yongera agende cyangwa bigumane, igihe nta kibazo mfitemo. Ikintu cyitwa ubutinganyi se mukibona nka shitani irimo gukora cyane, mukibona gute? Gusa iri mu kazi kose amugani n'urubyiruko. Oya, uriya ubutinganyi bwo ni imibereho contre nature ntumva. Ubundi Imana buri kintu cyose yaremye, buri rugingo yaruremeye igikorwa cyarwo. Ubutinganyi se utinga hehe? Aho utinga ntabwo icyo wakoresha ari cyo hagenewe. So that's misuse of human, ni imikoreshereze mibi y'umubiri wawe. Bivuga ngo ibyo biravuguruza iby'Imana yakoze. Noneho nkibaza nese hari n'abazungu nigeze kubibwira, twajyaga impaka ariko bo nta nubwo barabatinganye, nuko bari bashyigikiye ibyo by'ubutinganyi. Mbabwira ariko niba umugabo ashobora gutinga undi mugabo, ashobora no kurongora umugore, kuko end result ni imwe.
rero namubwira ngo niba ushobora kugenda ugasoma umugabo ugeze n'ibimajije ukuntu umuntu asoma undi mugabo, niba ushobora gusoma undi mugabo ukamutinga hahandi aho batinga wasoma n'umugore warangiza ukamurongora nk'uko barongora bisanzwe. Biriya by'ubutinganyi byo rwose ni igikorwa cya satani, ni periverisiyo, babyange babyemere nuko bimeze. Harimo abavuga ati umuntu ashobora kuvuka afite iyo myitwarire ya gitinganye, abandi ati ni ingeso zigwa. Mwe mwemera ko umuntu ashobora kuvuka ari umutinganyi? Simbizi, kugeza ubu ngubu ubushakashatsi bwakozwe ntiburabyemeza ko biri genetic, ariko niyo byaba genetic exactly nibyo najyaga impaka n'uwo muzungu yarambwira ati ariko impamvu wowe utabyumva nuko biri genetic, biri mu maraso. Ndavuga rero reka nkubwire, jewe genetics zanjye, amaraso yanjye ntabwo akururwa n'abandi bagabo, akururwa n'abagore. So niba uyu muntu wawe akururwa n'abagabo, mubwire ko ibyo bintu atari byiza, ye kubikora. Nkuko nanjye nkururwa n'abagore kandi nkibuza gukora ibyo ngibyo kuko nzi ko atari byiza. Uko nshobora kurwanya gusambana, niko nawe ashobora kurwanya gutingana, akarongora umugore, akarwanya niba niyo ngeso imurimo. Genetics nta kibazo mfitanye nazo. Reka tubashimire ku kiganiro cyiza twagiranye, murakoze cyane. Murakoze namwe. Ndaho butaha muzagaruke. Yego, murakoze.